yewe narindi muri gym ariko nyine ubu ngubu nyine narinje nyine ku muryango wa gym kugira ngo nyine muvugishe. Narindi muri gym nyine nasohokeye cyane muri hoteli nyine nambaye neza twaducongo nyine twanyuze kabisa nakaga kote nyine uzikaramo kamera nyine y'umukara nyine gafite kabisa. Sha usuravuga iki mba nitereta amafirita ahangaha nyine ndi kubabarira bisuye ngo kongo mpecyo nyirazo abazumishije ubundi se sha ugira ngo nyine shari mba ndi kuza amaraporo nyine sha nyine nawo ubundi nyine mba nicare muri bya bitabe byawe nyine byizengurutsa rimwe nyine wicara mukajyana nyine ukajya widuna nyine ukajya ngo wicaye kuri bya bibuno by'abana nyine bariye mayoneze. Mayoneze se ntayizi, mayoneze nyine ntabwo byana babe mu macupa bimeze nk'amavuta abantu b'abakire bakunda kuba barya. Nyine umuntu agiye gukaraga ifiriti nyine abana nyine ngiye banitireta ifiriti mbisi hano nyine ahantu ndi nyine hari n'inyama z'ihene nyine ariko kugira ngo banago wahaza na ahantu heza cyane ariko kugira ngo rwose nago wahaza kuko akantu kose gakumyimitsa nikanga inzoka nanjye inzoka ziba muri hoteli nakifi amafi yo nare hazi sinyakunda cyane ariko mbonye nk'umuntu ashiye afite naye mushikuza nkahita nkitsimba inyuma yikamyo ajya makamyo muri hoteli ra we nako nkitsimba inyuma iyi rava nyine ufite umugabo w'umukire ntabwo yikoraho niyo yikoze hariya nduza ubonye ukuntu nambaye neza ya ngofero yanjye uzi y'ubwoya nyine nayo nyine kabisa mba nayisohokanye imwe nyine yindi y'ubwoya nyine tuzazindi ziva muri USA. Nyine hoteli nasohokeyemo ni hoteli nziza cyane yagenza ariko ntabwo wakomera kuyisohokeramo ntabwo wakomera kuyisohokeramo rwose kabisa. Hari uzi igihuru gihari nako jaride sha nago agafiriti se ubundi mandirira agafiriti rwose inyama z'ihene ndi kuzihebeba nawe wasanga ijoro byenda kukwica rwose kanya ifiriti rwose nzimereye nawe nari nyine umugabo wawe ni umukire kabisa ibintu byose waba bifite ifiriti z'umuhondo n'imbere turazizi nari kabisa se burya manitera